Yes, mbaye ikaze inshuti bakunze mukunda kubana natwe mu nkuru n'ibiganiro bya EDL TV. Ni Everyday's Life cyangwa se Day to Day Life nk'ibisanzwe. Ahangaha rero ni ku rukiko rukuru cyangwa se urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, aho twe twaje mu rubanza ruregwamo uwitwa Nizeyimana Didier cyangwa se aka Muchoma, ndetse na Nizeyimana Patrick uzwi nka Karawo K'Imana, ndetse n'uwitwa Barafinda Sekikubo Fred, ndetse na kameramani n'uwari ushinze kumodiretinga cyangwa se gutunganya ibiganiro bica kuri cano imwe mu ziregwa za Muchoma, zivuga ko zishinzwe gutangaza ibihuha cyangwa se gutanga amakuru y'ibihuha ndetse no guhungabanya ituze rya rubanda. Aha rero ku rubanza ku rukiko rwa Nyarugenge cyangwa se rwisumbuye rwa Nyarugenge, niho haje kuba habera uru rubanza. Ni urubanza rwaje kuba rutangira isaha y'isaa yine zuzuye, aho abaregwa baje imbere y'urukiko kugira ngo bumve cyangwa se biregure ku byo baregwa muri uru rubanza nyine bakurikiranweho gutangaza amakuru y'ibihuha ndetse no guhungabanya ituze rya rubanda ryagaragaye mu biganiro baje kuba bacisha kuri uwo muyoboro. Ni urubanza rwatangiye aho rero abiregura cyangwa se abaregwa, uwitwa Nizeyimana Didier cyangwa se Muchoma ariwe wari ufite umwavoka, abandi bose nta mwavoka bari bafite. Ikindi wagenda umenya ku byabaye kuri uyu munsi ni uko uwitwa Barafinda cyangwa se Sekikubo Fred yaje kuba ataburanishwa cyangwa se we aba yicaye mu gihe abandi bo bireguraga cyangwa se bari bahagaze imbere y'urukiko biregura ku byaha bashinjwa. Uwitwa rero Barafinda yaje kuba we atega amatwi nk'uko natwe twari turi mu rukiko, dore ko ari urubanza rwaje kuba ruba ku karubanda cyangwa se rutabera mu muhezo, rwabereye ku karubanda ku buryo uwari uhari wese yaje kuba akurikira urubanza. Nagira ngo mbinjize rero mu rukiko nyirizina uko urubanza rwagenze, aho ndatangira mbabwira ko witwa Nizeyimana Didier cyangwa se Muchoma ariwe waje kuba abanza yiregura ku cyaha ashinjwa cyo kuba imiyoboro ye ya YouTube yarakozweho ibyaha bigendanye no guhungabanya ituze cyangwa se n'ubwisanzure n'uburyo abanyarwanda babayeho nyine, dore ko ari urubanza yaje kuba yireguramo avuga ko ibyo aregwa cyangwa se ashinjwa byabaye adahari, cyane ko yaje kuba agaragaza ko afite bizinesi nyinshi, haba i Rubavu, mu mujyi wa Kigali, iz'amaparitema ndetse n'utubari n'amaresitora. Aza kuvuga ko rero ari ibyo byose byabaye adahari, ariko ababikoze cyangwa se abo yari yashinze ako kazi ari bo baje kuba bakora ayo makosa, bityo rero ko bijyanye n'uko pasiporo ye aza kuba avuga ko aba no muri Amerika cyangwa se ibyo byose byabaga aje mu Rwanda, asanga nyine hari